Karibu kandi mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko twavura indwara y'umutwe. Tubwirwa yuko indwara y'umutwe iri mu rutonde rw'indwara z'amajyambere. Ishobora no guterwa na gahunda nke y'imikorere y'ingingo cyangwa kutagira imitsi ihagije mu mubiri. Ibyo bigatuma amaraso atagera aho akwiye kugera ku rugero rukwiriye. Umutwe kandi ushobora no guterwa n'indwara yitwa arthrose cervicale. Ibyo bivuze kononekara kw'imisokoro y'utunyama tuba hagati y'utugufwa tw'uruti rw'umugongo. Hagati y'uruti rw'umugongo buriya utugufwa twawo hagati hagiye harimo utunyama cyangwa se imisokoro niko twavuga. Iyo twononekaye rero biba ibibazo. Hanyuma akagufa kakaba kava mu mwanya wako. Iyo kavuye mu mwanya wako kegera kandi bigatuma habaho gahunda nke y'imikoranire y'aho kari gashinzwe, kuko turiya tugufa tugize urutirigongo hagati mbabwiye ko haba harimo umusokoro, ariko haba hashamikiyeho imitsi ishinzwe izindi ngingo. Buri kagufwa kagiye gashamikiyeho imitsi yumva arizo bita nerves, ikora mu migabane yindi inyuranye y'umubiri, cyangwa se hari ishinzwe kureba, ishinzwe kumva, ishinzwe gukora, ishinzwe umutima, ishinzwe igifu, buriya ibishamikiye ku ruti rw'umugongo. Rero iyo aho hagati muri utwo tugufa harwaye, akagufa kamwe gashobora kuva mu mwanya wako kakegera, kandi ibyo bigatakaza rwose gahunda y'umubiri igatakara, bitewe n'umutsi wari uhafashe ushinzwe gahunda runaka, hanyuma ikononekara. Muzabona ko hari abashobora kurwara pararize y'ijisho, y'akaguru se, y'iki. Ibyo bishobora guterwa n'uko uruti rw'umugongo narwo rwangiritse. Ubwo rero iriya y'ibyo bishobora no gutera umutwe. Indwara y'umutwe ishobora no guterwa na mugiga. Iyo ndwara kandi ishobora guterwa n'ibiribwa birimo imyanda, gukoresha imiti myinshi, medikama chimique kwa muganga irimo ubutabire bwinshi, umuntu akitsamura akanwa kanini, mu nda hakagira akanwa kanini, akagira utakanwa, ku buryo umuntu ashobora kunywa ibinini 15 ku munsi umwe, kandi bikaba ari akamenyero ke, wagira ngo akariko kose arwaye ni ikinini. Ibyo bishobora nabyo gutera umutwe. Abandi bashobora kubiterwa n'ibibyimba byo mu mutwe, umutwe ugahora ubabangamira. Hariho n'umutwe uterwa n'umutima, umuntu akaba arwaye umutima. Ibyo biba byaturutse ku mitsi idakorana neza. Hariho kandi n'umutwe ushobora guterwa ari kuri temporere, nuko utanyweye amazi, nuko utasinziriye se, nuko uhangayitse se, n'ibindi. Igihe igitera iyi ndwara kitaramenyekana rero, bakwiye kumuvurisha imiti ivura indwara nyinshi icyarimwe, iyo bita medikama polyvalent. Icyitonderwa, nta miti isinziriza yo kwa muganga ivura umutwe. Icyo baba bakoze ni ukugusinziriza nyine, ni ukugukaruma, ni ukugufasha mu koroherezwa ububabare bw'ako kanya, ariko ntabwo imiti isinziriza yo kwa muganga ivura umutwe, ya yindi baguha kugira ngo uzajye usinzira. Oya, nubaza muganga wawe iby'iyo miti azakubwira ko ari iyo kugufasha mu bubabare no kubona ibitotsi, ariko si iyo kukuvura uwo mutwe. Rero igihe indwara yateye icyo kibazo itaramenyekana, kuko mwumvishe ko ibitera indwara z'umutwe ari byinshi, hari n'ibyo tutavuze nabyo byinshi, dore ibyo uzaba uri gukora. Imboga rwatsi ni umwe mu miti y'indwara z'umutwe. Ibyo kurya bikomoka ku bimera ariko birimo umunyu muke ni umwe mu miti myiza y'indwara y'umutwe.
abantu basuzugura imboga ni ikibazo. Imboga zirakungahaye, zirimo imyunyungugu myinshi, zirimo amavitamine menshi, zirimo anzime, imisemburo mvuzo. Rero imboga ni ingenzi cyane. Umuti wa kabiri, gukandagiza amazi, gufata amazi ugakandagiramo iminota 3. Niba ayo mazi akonje warangiza ukabikora iminota 15 niba ayo mazi ari akazuyazi. Iyo urambitsemo n'amaboko biba byiza kurushaho. Iyo rero ni imiti y'ingenzi cyane. Hirya yaho, niba uwo mutwe watewe no kutanywa amazi, uba ugomba kunywa amazi ahagije kuri gahunda nzima. Niba uwo mutwe watewe no kudasinzira, uba ugomba gusinzira bihagije. Niba uwo mutwe watewe no kudatuza na stress, uba ugomba kwiruhura, ukajya ahantu hatuje, ugaseka, ugasura inshuti zigutera kwifuza ibyiza no zigushimisha n'ibindi. Niba uwo mutwe watewe n'igifu, uba ugomba kuvura igifu. Niba uwo mutwe watewe n'umutima, nta kindi wavura, ni umutima, kugira ngo iyo mpamvu iveho. Niba uwo mutwe watewe na twa tugufa two mu mugongo twagize ikibazo, uba ugomba guhomeraho ibumba ry'icyatsi kibisi cyangwa umutuku. Iryo bumba rikaba ritobeshejwe amazi cyangwa umutobe wa kapusine. Kapusine urayifata ukayisekura ukayifungura, hanyuma iryo bumba ukaritobesha, ukaritoba rikaba kondo, ugahomaho. Niba uwo mutwe watewe kandi ushobora no guhomeshaho romare, ubwo ni kuri iryo bumba rya kondo nyine cyangwa ateye. Byaterwa mbese n'icyateye uwo mutwe, nicyo uba ugomba gushaka. Ariko ubundi muri rusange ntabwo umutwe ari indwara ishobora kuza yiyadukije yonyine, ahubwo ni indwara iba iri kugaragaza ko hari ikindi kibazo. Inshuro nyinshi aba ari ibindi bibazo, nubwo nawe ushobora kurwara. Rero reka tubagezeho akandi gace kagufiya, kaba wari uzi ko gatoya. Gushyikirana ni ingenzi cyane ku bantu n'abashakanye muri rusange. Mu gitabo cyitwa Vive Communique, paji ya 41 aranditse ngo mu gihe tugira n'ibiganiro dushobora gusobanukirwa neza ko uwo turi kuvugana ashishikajwe n'ibyo tuvuga cyangwa atatwitayeho. Ahubwo ahugiye mu makeneye, mu bibazo bye, mbese atatwitayeho. Ibyo rero ni gasenyamuryango, ni gasenyabucuti. Donc kudashyikirana no kutitanaho mu biganiro. Dore bimwe mu bisubizo byatanzwe n'abantu babajijwe bubatse ku bijyanye n'umushyikirano hagati yabo n'abo bashakanye. Habayeho ubushakashatsi. Haribaza ati ariko imiryango ishyikirana iti, iganira iti ku biyireba? Dore imiryango icyo yagiye isubiza. 47% bemera ko abo bashakanye nabo babatega amatwi, bakumva icyo bashaka kubabwira rimwe na rimwe, ubundi gake cyangwa se ntibabumve. 47%. Se mugabo nawe mugore urumva bidateye ikibazo? Ngo babumva gake, rimwe na rimwe, cyangwa ntibabumve. Ariko umuntu yakibaza, ubundi iyo byagenze bite kugira ngo abantu bashakane niba batari kumvana? Ni ikibazo. Ibyo bya bindi nk'Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakira ibihimbano byinshi. Umuntu yagakwiye kuba ari gushaka icyanezeza mugenzi we, atari icyamusenya. Ibi birasenya rero. Naho 55% bemera ko
abo bashakanye nabo babashinja kutabatega amatwi ibihe byinshi cyangwa bakabikora rimwe na rimwe. 55 nabo bemera ko rwose bashinjwa kuba batabatega amatwi cyangwa babikora rimwe na rimwe. Ku bantu bose bakozweho ubushakashatsi binubiraga uburyo abo bashakanye barangara igihe bababwira ntibite ku kuvuga, ntibite no ku bivugwa. Abantu bavuga ko abo bashakanye nabo bakora uko bashoboye ntibarebane nabo mu maso igihe bari kubavugisha. Abagore binubiraga ko abagabo babo batabatega amatwi igihe bari kubavugisha, naho abagabo bo bakinubira ko ibyo babwira abagore babo kandi bari kubumva babyibagirwa. Ese ntibabyiteho? Ni bibi kutita ku kiganiro cya mugenzi wawe kandi yafashe umwanya. Nimusoma igitabo cyitwa Vive Communique paje ya 40 muzabihasanga. Rero nshuti zacu, kubaka urugo ntabwo ari imikino, umugani wa ya ndirimbo ya wa munyarwanda. Ni byiza ko umuntu yubaka ariko yamaze kumenya icyo agiye kubakira n'uburyo azubaka aho bishingiye. Igihe abantu bataganira biba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko umushyikirano ushobora kubaka urugo cyangwa wabura ukarusenya. Se wari ubizi? Ngayo nguko rero, gera mugenzi wawe umubwire, muganire, umubaze, muhugurane, muhwiturane. Umutwe umwe wigira inama zo gusara, kandi inama yo mu kabari ntabwo yubaka urugo. Ngayo nguko.